maze ubundi twanzike tugira duti iwacu tugira inka bita ngabo narayibajije nti bababajwe n'iki mbe ngabo yera umubiri ngwiti narabajwe na midari dumushumba beza ruhimbi muhumura mama nza kuragira mu gacyamo maze ukuntu cyamuri bene muragire mu mpinga maze ukuntu ushira agahimbi cyane nka cyanjanisha mu mukobwa cyane nka mama wanjye indinde ngabaganizi yarengeye abari ku rugendo indinde ngabaganizi yarengeye abari ku rugendo yanze batukira batonga ntabwo ntibaturana yanze kwambukira ku cyambu cya Nyaruteja ngo abakobwa b'umusumba barayikeneye bayisomesha amazi yanga kuyasoma itazarwara umusumbye kandi yari kuzabangurizwa ati nguke wangeriwe undi namubwirizi wacu we zanga batatira batonga Ngate 250 ndabashimiye cyane nizere ko muri amahoro kandi aho muri hose nizere ko muguye neza nawe bitari gukunda nawe ongere ngihangane ubundi mu isi niko bigenda abari ukuzamuka ukanamanuka uyu munsi rero ndi amahirwe yo kumanuka imisozi nkazamuka ni kwa kunayibabwiye abwiye ngo impano z'iwacu nizikazima kuko iby'iwacu ni byiza kandi ukwiye kubikunda munyemerere uyu munsi bahuze n'abatahira cyane bamwe bavugira inka ku buryo izisigaye washobora kuzizana munyemerere mbakire ntatinze batubwire impano igihe zaziye ndetse banatubwire se ibintu umuntu yabikora bikamutunga iyi ngiyi ni Ngate 250 nagira ngo bakire kuri Ngate 250 ubwira abanyarwanda izana impano yanyu ndabona muri abana ariko musari gito muri make ko ntabwo muri gito muri kose nanda mukubwire kinyarwanda nk'abasahira ubundi tubagiza mukubwire amazina yanyu n'ayo mukubwire ayizo muvuga ningi iyo cyatushaka wasamana bifite isimo ku mutima n'inyenyeri z'inyi kunyara serekana muri gasino y'ituzatera cy'inda n'ikorometo n'ibasanga yatararanye abane sasira musenyi nk'asa muvuma mu mutima y'abataka mu mutaka mutagira imwe kwanyita cyaradamuraye iwacu ni ikiza kitajya kirumbye akabashirishuri rigize tugahikaze tukanikaze nuko narecyaga yatera ndege ndeshya abona ninde nyabiga ndebye intambuka abona n'intambwe n'abona twataramana agatikama kandi kagaturika marira mu biganza bye amu muco ubwo ngubwo arankundira aranyita ayita nkuru nziza abaneshimye n'amashingiro wowe ngize uvugira n'inkidi yego ninjye gasizi kasirikasi karenga umusoro usobanura ikibazo tw'Abanyarwanda ndo batega imitego bitandukanye n'itinya mbatamaza mbatutse imitego rwameza baratanga amazina n'imigisha kuko nakunze unakunze wanyagwe nyangwa kazitunga kagera ubuzima nazare gukomeza kujya kuri jango hanze Rwanda datajya gategeti buri wese wacu tuvukana bateka ahengo abanyarwandakazi abasore n'ubwo ari bato ntago ari gito reka tubwire ibintu byaje nakundaga ibintu byo kumva abanyarwanda nakundaga kumva igitaramo numva mu muco nabanje kuganira n'umwana mu itorero urabizi uza kwishakamo ko ikintu nakora kigakunda ndavuga nti umunsi wa mbere reka mbanze we navuga ati reka njye gukora ubukwe bw'umuturanyi ndebe uko biba bimeze niba ko bishoboka koko ese ko abandi babikora ntabwo ari ibintu nize mu ishuri kuri abo banyabikora ntabwo ari ibintu nize ngo byamfashe wenda ngo imyaka runaka kugira ngo bimenye ni ibintu nisanze nakoze kuko nabikunze nabihaye ikintu cyose wagira ngo mbese ni impano rwose wahawe na Gihanga ngo mpe Gihanga yaguhanze ni impano bati nanjye impano ntabwo nakirenze ni impano nahawe avuga ati reka nkomeze nyagura umunsi ku munsi ejo nkayagura bigeze ku rwego rw'uko natangiye kumenyekana ndetse n'imyaka icyizere bakamuha ubukwe bwabo bukora neza ejo n'ahandi iyo natangiye kuvuga nafite imyaka 9 ngo yari umuntu nyine wagira icyizere avuga ati jya mbona ushabutse habuze umuntu
bazitetuwe n'abita guterwa kuko barabuze umuntu babavuzira inka babagiye ntawe bajyanye haguruka mu bantu twari twajyanye n'umwana mera nk'umuntu ugiye kubadefanda nyine kuko umva barabaje inka nawe bajyanye ku kanya ndaseruka nuko ninjiye mu Rwanda nuko ninjiye muri kariyeri yo kuba navuze inka ariko ikirinzi cyo naje kwaguka naje kubona ari ibintu byantunga mu mwanya ndaguka kuri ubu ngubu iyo umuntu ashobora gukora ikamutunga ukagira aho wava naho wajya kuko ntekereza ko niba wenda narabashaga kuba kuri iyo myaka nakwimura wenda nkirambuka numva ko aho navuye nkagira nawe niba nabashaka kuba navuga ngo nguze itungo ryanjye ni nta kuvuga ngo ndikuye ku babyeyi numva ko aho navuye hari nawe ikintu rero cyazamura nshishikariza n'abantu bafite ubushake bwo kubyiga bakomeze bizaza wicika intege hari abaguca intege bakavuga ngo warasaze ntibabikora abasaza ntekereza ko nagiye njya mu gihe Kigali za Musanze za Rubavu za Rushaki hariya muri za Gicumbi Mutara nabayeho mu Bugesera nabayeho n'ahantu hose nagiye nzenguruka amahanga urimo urayagenda kubera impano yanjye ntacyo nashinze imana ntacyo itakoze igihugu mu gihe abandi babashishikariza kugitembera bakakimenya ngiye ku mpano yanjye igufasha kuba nazikora igihugu Nyarwanda bumva ko bya bintu umuntu yabikora bikamuganisha igihe abantu bavuga ngo ni iby'abasaza bumva ko n'umwana n'urubyiruko rwabigiyemo rwabona icyo kurya reka tubaze n'uyu nguyu nawe ushyire ku mayange ubundi tubabaze aho umuntu yababona uyu mpano yafite umwana yatangiye umwana muto ababyeyi bambwira ko nikomora mu muryango ariko rwose naje kwisanga ntaramenya no mu rugo najya kwa sogokuru nkamubaza byinshi rimwe na rimwe hari ubwo najyaga nkamubaza mbese bimwe bavuga ngo utaganiye na se nta n'ibyo seko yase wewe warabikoze najyaga kwa sogokuru tukaganira noneho dore ko yari afite abahungu nabo babiri zobereyemo tukaganira nkamucisha inyarusange hose akambwira nza kubikunda noneho ubwo rimwe nza kujya ahantu turatarama barambwira ati hajya mu bigaragaza naritakomye rwose nubwo nabikoze neza ariko ngiye nzamuka ariko ubu ngubu barambwiye ati niwigana bizagenda ariko ubu ngubu rwose nanjye umaze rwose kumva ni ku rwego nanjye maze gutembera ahantu henshi noneho rero umuntu aba ashaka reka mbere ko umuntu aba ashaka kugira ngo mutaramire ibya zeru karindwi icyenda gatandatu gatatu inani gatatu mirongo itatu gatanu hari na tigo ku bantu badakoresha MTN zeru karindwi gatatu gatanu n'ebyiri kabiri n'ebyiri kane n'egatatu izo nizo nimero wansangaho ubwo rero noneho mu buryo ariko ntacyo waguhamagaye yakubona wamamagaye yambona reka tubaze noneho nawe kugira umuntu amubone aho yamusanga cyangwa se na telefone nabyo nta kibazo aho wansanga ni hose ku mbuga nkoranyambaga na YouTube hari igihe bamwe basharinga bakanshyiraho ndi umutarami byamwe rwose guhera uyu munsi babasange kuri 350 ibyo ni ibyo gakondo mubaze 350 kuri YouTube kuri TikTok turahari kandi tunabwira cyo abasore bafite impano bahe nimero ubundi noneho mutanga ubutumwa ku rubyiruko rw'iti nimero yanjye ni 079 37 25 niho ubutumwa rero